murakoze cyane k'uyu mwanya tugeze mu rusengero rero kandi iyo tugeze mu rusengero ibintu byose biba bigomba kugenda neza twubaha n'Imana rero mwihangane ntitunyuranye abageni bacu bahageze ndagira ngo mbere y'uko tugira ikindi kintu dukora tubanze twiragize Imana hanyuma twakire pasiteri ibindi abikomeze nasaba Dorokasi agahaguruka akadushyira imbere y'Imana Haleluya. Haleluya, haleluya. Turanezerewe cyane kubw'uyu munsi ibirori byiza by'abana bacu. Ni byiza ku miryango yacu ariko ni na byiza ku itorero ryacu. Batweretse ibirori kandi twanezerewe. Nje ubahagaze imbere nitwa Pasiteri Shema Amiyeri, akaba ari nje umuyobozi w'itorero rya Senior 6MC. Sindi njyenyine ndi kumwe n'umufasha wanjye, reka ajye juru asuhuze iteraniro mu cyubahiro. Abana b'Imana birakwiriye yuko urugo rwabo baruragize Imana bikarubamo naguka ibyo bisatsi nabikuraho. Birakwiriye yuko banyura imbere y'itera. Ubukwe bwahereye kera itangiriro ibice bibiri murongo wa 18 kugeza kuri 24 agaragaza ubukwe bwa mbere bwabayeho Imana irema. Reka dusebe mu izina rya Yesu. Itangiriro 2:18 kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiye. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura arasinzira, imukuramo urubavu rumwe yasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye n'akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu asiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Amen. Haleluya. Aba ni umugore n'umugabo banyuze imbere y'amategeko, none uyu munsi bashimye kunyura imbere y'Imana. Ndagira abajejuru basezeranye imbere y'iteraniro
n'itorero ryose. Uyu akaba ari urubavu rwawe, n'akara ko mu mara yawe, akaba n'igufwa yo mu magufwa yawe. Urakwiriye kumukunda nk'umugore wawe, kandi nawe ukwiriye kumwubaha nk'umugabo wawe. Rimwe na rimwe dusezeranya abantu, ejo umugore akwiriye kuganiriza umugabo, kandi umugabo nawe ugakunda umugore wawe. Njyewe mu bubasha mpabwa n'itorero n'amavuta twasigiwe n'Imana yuko twemerewe gusezeranya abemera kubana nk'umugore n'umugabo. Ubu babaye urugingo rw'itorero, muzajya mutanga icya-10, mukagitanga zabakorera uruzinduko mbabazi Imana. Reka dusenge Imana kuko babaye umwe. Reka nsabe umufasha wanjye yegera aha ngaha, muce bugufiya tubarambike ibiganza. Uwiteka Mana nyir'ingabo, turagushimiye kandi turaguhimbaje. Wararebye usanga Ndekezi Patrick adakwiriye kuba wenyine, urangije umuremera umufasha umukwiriye. None uyu munsi bashyitse imbere yawe, babigaragaje mu mategeko y'igihugu cyacu, baca imbere y'imiryango, ariko nanone baje kukwereka ibirori ndetse natwe nk'itorero. Duhagaze mu bubasha waduhaye, tubasezeranyije nk'umugore n'umugabo. Uwiteka dusabye umwuka wera wazaganze mu rugo rwabo, imigisha ituruka mu ijuru izababeho, izabahe kubyara, izabahe abahungu n'abakobwa mu izina rya Yesu Kristo, izabahe ibibatunga, bakundane, Uwiteka bihanganirane, bererane imbuto mu izina rya Yesu, bagirane kwihanganirana hagati muri bo. Uwiteka ntakagire umwotsi bacumbaho, ahubwo ujye ubabera umujyanama, ubafashe muri byose. Komeza ubabere umuyobozi, mwami Uwiteka bazatandukanywe n'urupfu cyangwa ugarutse kudutwara. Bakomeza utugirire neza, ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bibane natwe mu izina rya Yesu. Imbaraga ni Kristo. Mujye mumusoma iteka muri mu cyumba mwiherereye, mujye mubumva muganira ijambo ry'Imana, mujyana amahoro ya Kristo. muyijyane hano, iyi meza muyiterure muyijyane hano.
tubicanire tubitekere rero ko azabasha